sohoka se ibyo ufunga bifungira hanze hari ariko urabona ukuntu ibyago biza ubu iyo utaza kuba hari saba nije ibyago ibintu bikagenda nabi ako ubundi ko mbembara mbwira ngiye ndashaka kumenya ikintu murimo gupfa ko naherekare mbumva mukavumu mukankura mu bitotsi nkashika hamuvuga ku ngufu ni iki wundi murimo gupfa akoze nyepfe ki nawe ku ahubwo ari bo bakira ibibazo ngiye umuntu araje arinjira mbaza ngo Kevin uko bizi Kevin aba ngiye ujye umurana Kevin aho mbajije ibintu bya Kevin ndavuga Kevin nawe uri hano ngo wowe ngo na Scott ngo Kevin yabuze ndavuga ati ibyo bintu simbirimo mada ubwo rero nibwo ahise atangira ngo nanjye ngo yampfungisha ngo ibiki byose Kevin aba hano ko barabizi cyangwa urashaka kongera kwikurira ko aho si bikinze inkobi uruhinja ubwo uvuga ngo bagufata ku ngufu ashaka kongera kumwikurira ngo umufate ku ngufu yigo Recho babara tankora mu matwi mbabarira bitware gake utankora mu bwonko ndakwinginze bakozemo kera umutwe se uburawugira hano yembe ibingi bashyizemo n'ibiki umutwe bawukozemo kera barawukoroze ntawugira kuko uwugira nta nubwo wakora amafuti nkayo wiri gukora hakuzi kuba wibonye we eregura wifatiye ko buri karakasa byangu uzi ko nanjye ariko wangira umutwe ntawugira niba ari no kuwukoramo bawukorogosheye kera harimo ibishoroga koko se nibyo mbona koko namuraho njyewe wumve ngo umuntu agiye no kubimubwira njye yaramamagara njya no ku kazi ke ndabimubwira nawe ati mbabarira ibi bintu simbishaka ko nta gahunda n'imwe nyifitanye nawe wamaye amahoro kobe hari icyo mbeshye se ntacyo ngushakaho ndashaka ko undangiraho Kevin none se Kevin ngewe ako Kevin uvuga turagendana Kevin wari wambonana nawe bose nanjye sinyugukeneye hanyuma kuki ukenera biwanyu ukabakenera hano yuko nzi ko hari akagamba nafitanye hagati we na Scott uyu ni papa Scott ni mani wambabariye ni mama Scott uyu ni iki cya Scott ku buryo wumva amakuru wamenya ya Scott wacu kuri kobe nta kintu ushaka kumfasha navuga rero ngo ufite ikibazo mu mutwe ukavuga nta kintu ushaka kumfasha kuri Kevin uburyo ushobora kubona mu Kevin Cecuri soka umuntu afasha umuntu uburyo Kevin yakoze mu mwihorere urumva udashaka kumfasha nta muri n'ibyo binirega sinzi impamvu uri gutinda kubyumva soka hano ndasohoka rero ko kwikarakasa mufite mugenge ngaho genda Cecuri jya gushaka utekereza Cecuri ni nyina wa nyoko na nyoko wanyu uri murabo ntukabebona tu ukuntu munyweye mu bitotsi intambara zanyu n'uyu mugore ko numva zirambiwe none se nyimba namuhamagaye kandi ugiye kubinsiza Dore kundeba ntuvuge urandeba isoni zikakwica ukayakoza amafuti yawe ndibaza noneho ibyo washakaga wabibonye kugeza ubu ndibaza nta kindi kibazo mfitanye nawe ariko usibye n'ibyo ndagira ngo nkwiyame kandi nkubuze ikintu kimwe ugishyire mu mutwe unacyumve uze no kucyubahiriza nkwiyame ikintu cyo kujya kuri mama ukamubwira utugambo ukamujya mu matwi ukamubwira utugambo twawe nabonye watangiye kumwiyegereza umubwira ibyo ubonye byose icyo kintu ndakikubujije uranyumva neza ndakikubujije sinshaka kuzongera kumva utugambo twawe mu matwi ya mama
urabyumva cyangwa nabyo umbwiye niba bikunaniye kubireka birakunaniye siko mbigusabyemo n'imbabazi pe kuvugana na mama wawe nta kindi nishakiraga nashakaga impapuro z'umwana wanjye ntabwo nzongera pe siko ntabwo nzongera igihe ndyamye ahangaha ndakizi ububabare nagiriye ahangaha ndabuzi nari umuntu usanzwe ugenda nigira aho nshaka ngakora ibyo nshaka narumvishe rero ntabwo nzongera kuvugana na mama wawe pe teko mbona unera impuhwe node nkabaye iki nakubwiye ngo nta kintu kinzanye hano cy'ikiganiro kindi gisanzwe nazanywe no kukubwira ibyo ugomba gukora kandi nkumbuza unabigenderaho ntugire ngo ni uko kiriya gipapuro nagitanze ngo ugire ngo ni uko ndi ikigoryi ntabwo ndi ikigoryi nta nubwo ndi injiji sibyo kuba nabikoze ni uko nshaka amahoro no gutuza kubera mama niwe nabikoreye ubundi ariko nta yindi connection nshaka yawe nawe na gatoya ntabwo nzongera pe nta kindi kintu tuzavugana icyo nashakaga nakibonye kuko ibintu ntibiza kongera kuba none uvuga ngo wavunitse amaguru n'uyu mugongo uryamishije hano usigaranye kuryama kuri zine buryamyemo nawe uzavunika noneho niba uzajya uryama umanitse niba uzajya uryama sinzi uko uzabigenza ariko ninongera kugira ikintu kimwe gituma mpura nawe nibi byose n'amaboko uzabibura urabyumva siko mbabarira basi mumaze gatoya niwe utinyuka kumbwira gutyo umuntu twabanye mu nzu nta n'umutima w'impuhwe na gake uba mufite ariko abagore burya murateta koko abagore murateta mukadabagira mukibagirwa turyamana mu nzu wagiye kumanura ipantaro ya papa se ureba ubwambure bwe ari uko wibagiye ko twigeze kubana ibyo warabyirengagije kugira ngo ndi ikigoryi wantengushye bwa mbere ubwo waryamanaga na papa wambyaye wirengagije ko ari sobukwe ni nako gahinda murana nako gatuma nta muntu ushobora kukugirira wowe kubera ko nta n'ubwo ukwiye kugirirwa impuhwe imbere yanjye ushaka kuntera imbabazi rero ushaka kunyumvisha ko twigeze kubanaho agakosa kamwe gakuramo ibyiza byinshi umuntu yakoze ubu rero nkubara nkaho nakuze kubera ibyo wakoze utaza gushaka kuntera impuhwe rero ugira ngo impuhwe ndazifite ntakobwe burebe nimba nkubwira ibi ngibi si byo nahoraga nkubwira njyewe ndakubwiye bariya bantu yaba Scott yaba papa Scott hari akantu umugonganyeho bati ibyabo byose ariko bakagukorera icyo bashaka ubudo iyo utumva ubu ni wowe uri hariya aho Kevin umva ibyo mbona nyine ndabyumva nahise bimbwira nkabishyira mu bikorwa kandi gato naretse no kuvuga ngo ni ibintu nangirega ubu ngubu ariko ubona ko nahindutse nanjye ubu bintu byose binjyana mu byago nta hantu nshaka guhana nshaka kuba umuntu ufite viziyo utekereza ejo hazaza apana kwirwa nivanga mu bintu bitamfitiye akamaro cyangwa ibintu bishobora kunshyira mu byago biba ari abantu ni babi cyane kandi ikindi na Ana mbabarira umugendere kuri Kobe ese ugira ngo ikintu kimuza na Ana ni uko yigena natunguye kumubona Ana yaramamagaye nkanga kumufata ngiye mfata umwanya noneho nigera ku kazi hariya kabo ndamwiyama ariko byanyabyo ndamubwira sinjye nta gahunda ngifitanye nawe sinshaka ikintu icyo ari cyose cyamuzana kuko Scott buriya nanjye hari ibintu byinshi nize erega baravuga ngo umuntu atinya ishyamba bitewe n'icyo yabaye maso hari ikintu nize cyinshi cyane kuri Scott gusa uretse ko ibyo yigira byose iminsi y'umujura ni 20
hari umunsi nawe uzagera naheze ntagakorwaho hari umunsi uzagera bikaba bikurenza n'abandi 40 ya Scott yararenze ngewe iyo nzi yonyine irarenga oya sinzi impamvu ngewe ndimo ndareba muri nta muntu ujya mu kirango bimugendere neza no mu masengesho yanjye ndabibona pe hari igihe Imana izamunyuzaho akanyafu kugira ngo yibuke ko nawe yambaye umubiri ibintu yirirwa ahemukira abantu atuma birirwa barira bakora iki nawe bikamugeraho njye icyo cyo ndakizera aba niyo mpamvu mu mutima wanjye mbavuga ati guhora nuko Uwiteka kamwihoreye nukuri kuko nanjye bara Scott yarambabaje naho ndi kubimubwira uzo kunigeraga nk'umuntu wanjye cyane nkabona ashaka ngo ngako kuri nk'umujama wamubwiye ikinagirwamo uramuyobewe si iyo umuhaye amakuru yashakaga akwereka ko ari wowe muri kumwe cyane rero mba mwihorera muzi kuko ubu ngubu bitewe no kwemera kwanjye naho bigeze cyo nzi cyo ibintu yankoze n'agahinda ngenda nakubera we nanjye Imana yo mu ijuru izamwihorera gutyo cyo ndakizi niyo mpamvu natakirwa nivuna nijandika mu bindi bintu ibitotsi ze biza birangira ukuze we ukuntu munwe mu bitotsi none uriya mugore aravuga noneho tukibana najyaga avuga ngo ntabwo avuga cyane akanangamo umugabo ntakibuka ukuntu iyo avuze noneho nicyo kinyoma mperuka kubeshya nibuka yarambazaga nkabura uko mbigenza nanjye ngahita mvuga ngo ni ukuri mvuga gake ahubwo sinzi ariko aravuga pe ese gutitabira telefone uyu mwihorere ndamuvugisha mfite umwanya neza ni Roxane nyine utangiza kwigira gutyo njye rega ndakuzi uri musaza wanjye ndakuzi uri aho uri mu bintu by'inkondo bya hato na hato ariko ibyo bintu kandi ubikuye nazo uko nawe uzambambisha hanyuma igituma utitaba telefone se yireba neza ubwo tuganire ubyumva ariko kuki ukunda amakuru cyane ndakuzi kamwihorere muhaye umwanya agenda witaba nanza muvugisha nitonze musha nawe ubwo stalkinga wagira ngo uriye gise wanjye Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe Uwiteka Imana Nyiringabo ndagushimiye ndaguhimbaje nguhaye icyubahiro kuko uri Imana ishobora byose uri Imana ikomeye uri Alpha ukaba Omega mweretse business yanjye Uwiteka Imana ishobora byose uyihe umugisha wingirire neza nyakubahwa urabizi ko ibizavamo inyungu zose nkuramo mbasha gufasha abababaye mwami ndakwinyize kugira ngo bizamure unyungure birenze mu izina rya Yesu Kristo konte yanjye ikomeze ibi yuzuyeho amafaranga kugira ngo Mana njye fasha izi mfubyi njye fasha abapfakazi n'abandi bose bababaye Uwiteka Imana ikomeye komeza ubane nanjye muri gahunda zose izina rya nirihabwa icyubahiro none n'iteka ryose amen. Karibu mwiriwe neza Kenny amakuru neza ese ashimwe ayimbaza Scott arahari se karibu wicare hano ndavuga ngo ese ashimwe ukabiseka ashimwe igihe cyose kabisa Yesu ni umwami ujye umuragiza ibyawe azaguha umugisha Scott arahari se Scott ntawe uhari sanza adahari yagiye mu kanya hashize nk'isaha agiye ubwo nari maje kumuhamagara ubwo numvaga ahubwo yahageze oya ntabwo arahagera umeze uteze amakuru ni meza biragenda Imana ishimwe usanze rero nari ndi muri gahunda yo gusengera business yanjye rero ni ukuvuga ngo ibintu byose ubundi tugomba kubiragiza Imana
ni muri ubwo buryo nawe nkubwiye ngo uzajye wikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose umwiringire nawe azabisohoza uko Zaburi tubwira. nta kibazo. Yereke imigambi ufite, imishinga, ubuzima bwawe, buri kimwe cyose ni ukuri bizagenda neza. cyane ko inabi binabizi. Nese Kenny, Yes. ndabizi ubwo udasanze Scott hano ubwo najya kubona nkabona uragiye. Ngo ahubwo nibyo ngiye kukubwira nuko yamvuze ngo reka ubanze umbwire iryo jambo ry'Imana ko ndikunda kubi. Ni ikintu nyine umuntu agira amahirwe yo kumva gakeya. Ntacyo reka twiganirira ibindi nugendera muri iryo nkubwiye riri muri Zaburi igice cya 30 n'ubwo ari 37 umurongo wa 5 niba ntibeshye. 35 35 Ni hafi aho uherutse no kubitwigisha. Yego nako nabona bifashe mu mutwe. Yego ni ukuri. Ibyo rero nurigenderamo no hasi uzajya ukomeza usome nyine uzasanga Bibiliya n'ubuzima. Ubwo rero utaragenda utarancika nagira ngo nkubaze. Kenny, umukobwa ukundana na Scott uramuzi? Umukobwa ukundana na Scott waba umuzi yaba yaramukweretse? Scott is umukobwa njye ntabwo muzi nyine nanjye mwumva gutya mumbwira turi kuganira ntabwo yari yamupresenta nyine kugeza ubu nanjye ntabwo muzi gusa nzi ko ahari tu. Uzi si impamvu mbikubajije nuko nagira ngo rwose nk'inshuti y'umuhungu wanjye sibyo uzajya umbabarira rwose umbera aho ntari. Nagira ngo uzamenyere uwo mukobwa nibura umenye imico ye umenye aho akomoka byose ubikurikirana uzaze umbyakara nyine ubimbwire ariko Scott ntazabimenye ko namushyizeho ingenza gusa kuba nshaka kumumenya kuko ataramunyereka. Ereka nkubwize ukuri Kenny uyu mwana wanjye yahuye n'urushako rwa mbere ruramunanira sibyo ibintu rwose by'inkundo ubona ko no kubaka byananiranye. Rero nk'umubyeyi mba afite impungenge mvuga nti se uwo mukobwa ashuditse nawe ese we ni mukobwa ki ese ntazamwisubirana azamwigarika nka Keza kwa kundi yamwigaritse ese ntazamuhemukira nk'uko Keza yabikoze. Aho ngaho niho mba afite impungenge avuga nti basi tuganire uzajya undebera nubwo ntaramubona nibura umenyere imico ye umenye ni muntu ki ibintu nk'ibyo. Ibyo byose Scott muganira byose kandi nibaza ko yazamukwereka nawe ukajya uzuka basi ukambwira uti mama uti wa mukobwa namubonye ameze gutya na gutya imico ye yo mwitegereje mbona ari umukobwa wakubaha cyangwa se mbona ari umukobwa waba utoroshye byose birashoboka kuba waba makuru. Nta kibazo nani nzabikora ariko cyane ko Scott kubera imico ye ari nko mu rusengero byanga bikunda n'umuntu ari gutetana no hafi aho ngaho kuko niyo amara umwanya munini. Rero byanga bikunda ku kuntu nyine uri kumva ashobora kuba ameze imico myiza ntabwo yayibura. Abaye asenga Imana yaburiye imuhereza umugisha y'umuntu w'ahantu ari buri Imana ashobora kuba yaramuhereza umugisha wo mu rusengero. Ntabwo nawe nagira amahirwe yo kumubona ariko ni gutyo nawe mbitekereza n'ijuru ndibona ariko icyo nzamenya nyine Igifaru. Karibu igifaru. Erega wampinga izina. Nzajya nkwita igifaru wewe kabisa. Kuko yewe cyakoze mfite amatsiko pe sinkubeshye. ariko se kushimubona. Ndibaza ikintu uzi umumagariye noneho nkaza hano nyine mfite amatsiko pe. Wasanga ngiye kuguterera ivi. Teresi wawe se sha. Teresi se yahita gukubitisha inkuba. Yica neza. Bimeze bite se? Cyane fresh. Biragenda ntare. Nagushaka cyane numvaga byanze bikunze ngomba no kugira ahantu wabivi. Nibwo byane y'amatsiko. Hakuze umuntu guhamagara no mu rugo. Ntabwo bisanzwe byaye byose. Ntabwo bisanzwe. Mbanza nkutema akantu cyangwa oya mbwi iyi nkuru ntagiye kure nta kintu ngiye ngufasha. Ufashe? Urumva
mfite surprise ndashaka gukorera surprise Tracy anniversaire ye nyine ejo bundi azagira anniversaire kandi kuva twakundana ntabwo ndamufetera so ndashaka kuzamutungura nabiteguye gutyo ndavuga nti mbabwire abashuti be kandi ndabizi kuri best friend we cyane ugomba kuzaba uhari so nagira ngo rero uzamfashe mu ibi bintu ni icyo ngicyo nari nguhamagariye tu numvaga nyine nafite amatsiko yo kukimenya gusa n'icyo umbwiye ndumva cyishimishije nibyo pe njyewe urabizi ko buri gihe mbashyigikiye ndi ku ruhande rwanyu ubu ngiye gushyuha rero mbabarira ubishyuhe mu mwana tumutwikire byanze bikunze muraziranye cyane kuko mumenye niwe nasanze muri abashuti sibyo utuntu akunda utuntu umuntu yamukorera yawana woya wikwirushya ibyo akunda byo ndabizi ahubwo uvuga uti tujye kubishaka ryari biji hari mizite ugira ikibazo cy'amafaranga kuko izaba kuwa gatandatu sibyo twatangira kubishaka nk'abyari kuwa gatanu nabirenze kuwa gatanu ariko twabishaka n'iki kuko nk'ibintu by'indabyo ntiwabirarana ugomba kubishaka uwo munsi indabyo ku ndabyo ho ni ibisazi kuko nshobora kugera ariko ugasanga nizaniye indabo zo mu bapfu umwana aransanye muba mubizi mbarara reka kunsetsa ubu se utuvugishije ukuri nibwo bwa mbere ugiye gukora umuntu surprise ntabwo uzi indabyo bajyana kuri anniversaire sha nakubeshya n'ubwa mbere ngiye gutwikira umwana wallahi noneho uransekeje reba tugiye kubona tukabona utungukanye nk'indabyo zanditseho ati ruhukira mu mahoro naba nsebye wihumurire rwose tuzajyana byose nzabikwereka njyewe nta kibazo kandi n'ukuri biba bishimishije niba hari ikintu kinshimisha ni urukundo rwawe na Tracy iyo mbona mumeze neza hatarimo bya bindi byose biza byivanga n'iki n'iki buriya urukundo rwanya rwo samutemu ruhoramo intambara ejo muraguruka buriya na shitani ntakunda abantu babanye neza cyangwa se bakundana abona biryoshye agakubitamo akantu bikazamba ariko kubw'Imana bikongera bikagenda neza so nashima Imana ko muri iyi minsi ni sawa umva nanjye muri sambu numva ntuje pe numva meze neza umva ari sawa aho se kutaranyera ku mukunzi wawe we nta mukunzi ugira bimeze bite bro twaganiriye ibindi se ufite rero ufite umubare wakoze n'akazi reka ugeze nakoze iki rega no kwirirwa mu rugo nabyo bitera ubunebwe akazi bimuka kutabumvira ukuntu kuri mu kazi nyine biba bimeze noneho mfite amatsiko yo kubona nyine abantu baraza baciye bugufi bimwe byatari ati manager mbona bafunganye umutwe n'abikarumyeho buriya abantu bazi yuko ubwo nanize no hanze kugira ngo wumve n'urwego biriho amakuru ufite n'abikarumana byatanga ariko nibyo ubundi ikigera ahantu ugomba kwikaruma mbega ntabwo njya nemera umuntu ugera ahantu ugahita utangira ugasara bagahita bakubona bagahita bagusoma mu mutwe urabanza ukabikaruma ukigira injiji gatuza ukabanza ukareba bose noneho ugahita uvuga ati ok bimeze kuri wanyuzamo nawe uhita ubinjira kugira ngo umenye uko witwaraho bose reka abantu baba bafite personality zitandukanye gusa tukivuga nk'iyi minsi mba numva ari byiza ashaka byataha nk'iyi minsi sinzi impamvu uri kumva ndi kurushaho kugenda numva ntushiriye utuje sinzi ntabwo biba kubaho iminsi ishize nari mbayeho nk'umuntu wihebye nyine hari igihugu uri kumva nyine nta n'ikintu cya danje ubereyeho ubu noneho urumva ufite papasi y'ubuzima sinzi ikintu wazanyemo nyine ntabwo mbizi ikintu wagize ariko mba ndi kumva roronse igenda ugomba kuba nyine ndi tayari mwiza buriya wari ukeneye umuntu muganira ibintu byari byaragwanye byinshi mu mutwe no mu mutima byose
aza kuba udafite umuntu muhuza noneho n'abakwegereye bose ari ukukora ikintu bagahita bumva umunyamafuti uhora uri umunyamafuti kugera noneho ukumva nta muntu ugukunda ku isi nyine niwe wenyine binatera depression ukuntu wibaza ko ari wowe wari ufite iyihubwo yaba ngo witwa gute njyewe ikora kwa rukuyiba mfite kwiba wari ufite byose ni kimwe depression no kwiba byose ni kimwe ariko Imana ishimwe umva as long as tukiri kumwe abantu umenya yuko ibintu byose bizagenda neza kiba bifata nk'ibi mbona hari ukuntu uvuga ati iki ni igitangaza rigacyabaye ko kuri ubu umuntu yazigiye ni ukongorera akantu nyine ntabwo byumva urabona ko kugura wowe wabonye akazi ringana igihe kandi ari njyewe kugusubiza mu murongo none nzanakusororera ntabwo uri umuntu ufite akazi uzanjye tuzazinywa uwundi munsi we uzabanza ungurire nyine unshimira yuko ndi kugusubiza mu murongo ariko uretse ko bitaranaza neza ugeze nko muri 40%. harabura ndabizi se harabura wowe ntabwo umuntu yahita yuzuza ibintu kako kanya akazi rungazo ujyanye hafi ndakeka ibintu biraza kuba sawa cyane I'm here for you. naho turesesha ibyo ngibyo reka tubireke ahubwo nenda gusaba akantu kamwe kuwa gatandatu hari gahunda ufite nibagiwe no kukubwira ahubwo nizo story nizo nibagiwe mva kuwa gatandatu buriya uzirembwiye ko hari surprise mfitiye ntabwo mpari yego ariko ntabwo byambuza yuko tubonana kubera ko uziri urabizi neza ko igihe cyose abampatiriza ngo dusohokane kandi ntabwo mbikunda ubwiyo surprise no kuvuga afite surprise ntazi ategeze ambwira ukuntu iteye bivuze ko ari ukunsohokana kandi ntabwo mbikunda rero byatuye ko turi kumwe oya reka ngiye nyine nta bintu birenze n'ubundi nagushakaga gusa ariko ubwo harimo ibintu by'abaziri ibintu by'abashari ndabyubaha kamama we ubwo harimo iby'abaziri ntaribi ubwo ngiye napanga undi munsi twabona undi munsi nta mpamvu yo gupanga undi munsi ahubwo kuko kuwa gatandatu nazinduka nkajya kwa Oziri nawe ukansangayo kwa Oziri ahubwo niba wumva twabonana wenda gahunda zacu zose ukazubahiriza tuwaza tukirirwana cyangwa nkaza hano ahari hose tukirirwana tugapanga ibyo dupanga byo byanjye deni nimugoroba burase gusohoka si musohoka nimugoroba niba byo gushakira noneho mwaba mugiye amasaha akuze nyine tukankaguherekeza tugashyika kwa Oziri mukajya muri gahunda zanyu nanjye naba mbyungukiyemo nkamusohoza ndumva nta kibazo ndaza kumubwira ko nzamugeraho nimugoroba ubundi se ntabwo yakubwira amasaha yagushakira we icyo yambwiye ngo ni surprise kuwa gatandatu ubu ntiteguye nahinze sinzi n'ibyo ari byo kuko urumva ari ikibundi uyu wasanga bari kugusohokana rega ni muri weekend kandi arabizi n'ukuntu ntakunda gusohoka njyewe niyo mpamvu aba yanze kubikubwira neza ariko ntacyo reka njyewe bwo dufite iyo gahunda kuwa gatandatu nzaze hano nta kibazo nzagusanga mu rugo tuzirirwana deni nimugoroba wowe uzamubwire ko nyine mwabonana nimugoroba tuzajyana ntari wese ufite iki ugiye kumbwira ni ubukwe bwawe ni iki umusore waguteretse yagenze mba narakwereka umusore nawe nzakwereka ubukwe ubu ngubu ntegereje umuhungu uzaza akarikocora kuri wowe nkahita mvuga nti waragiye ko watinze mbanza ugenda ubwo uzaba marene oya kandi twaravuze ko ari wowe uzaba marene gerayo nazo wowe ko ufite umusheri uzanegereza mpaka reka ntegereze numve icyo azambwirwa kuwa gatandatu sinzi wasanga agiye no kukubwira ati ubukwe ahaha duhora tubipanga ibyo bihara mu nzira ibyacu byo sinzi
Musaze no video ko zirenze se. Nawe se izo ball ufata n'umwanya ukabireba wowe. Nta ibintu biri trend urareba kabisa. Ariko njye byanteye ubwoba. Ibazo n'umunsi ugiye guciringa n'umwana mwibere mu byanjye ukazayibona out kuri social media wakumva bimeze bite man. Mbwiza ukuri. Njyewe ariko buriya waba warabigizemo uruhare. Poshwa. Boro ntiyamushaka kurwara depression ukavuga ati cyahita kinkura ku isi cyane nkahita mba mu gihugu kidogo. Gusaba abandi. Icyo ko ari ikintu kiboka bati iki kintu kiramutse kimbayeho. Ni uguhita mva nko mu gihugu nkagenda nk'ahantu batanze nk'abo mu diaspora waho pe. Boro byakuviramo no kwiyahura utagira umutima ukomeye. Gusa njyewe ntabwo ibyo bintu njya mbihanuza nini kuko nemeza ko impande zombi ziba zifitemo uruhare nyine. Kugira ngo bijye out. Kugira ngo bisakare hanze. None se maneka nkuvugisha ukuri. So ufite girlfriend? Yeah. Tuvugisha ukuri umwana yagusura wenda batuvuge ugiye kwitamo. Ukavuga ngo ugiye gushyiraho amakamera ngo ugiye kwifata neza ugiye gukora video ukora XX video. Ariko hariya habamo n'ubuguryi man. Nyine hari abantu babikunda tuvuga ati dukore ka souvenir. Tukaba video yayifashe iki n'iki ariko singi ngiye buriya niyo twaba twaranasezeranye tureke no kuvuga ngo turi guteretana niyo twaba twaranasezeranye n'umugore wanjye ntabwo wanza n'ubwo bushiti ngo byemere man bro umuntu ejo n'ejo bundi murashwana none uvuze ikintu y'abantu bashwana n'abanyafrika urabizi ukuntu dushwana se turi nk'abazungu iyo mwashwanye buri wese abashaka igishyira hasi mugenzi we utubanga twose mwabisangije out wapi ngiye rwose zirafuri ntabwo zamfata ntabwo byahura none sha ni fresh nanagushaka nendaga kugutumira man mfite show muri minsi mfite kirori turangoye kabaye yana buryo umunyu ahubwo uri tayari cyakora ugiye kunungura pe ubwo mweruka nta kirori ukunda gufita none ugiye ubona no wabaye ikira mfite kirori cyangwa amafaranga yaraje nawe usigaye ufita buri cyumweru uranga abakire bajya bagira ngo n'ikibazo cyo kubona amazina yo kwita ibirori baba bashaka ibirori cyane ibiceri byaje so ubibona ariko ni surprise nshaka gukorera Tracy. Surprise iki? Nuzi ko ku gatandatu afite anniversary. Ya ndabyo afite n'ibintu nendaga kugutumira hano umuntu w'umuji wanjye buriya ntabwo tuhorana tubana mu bibi gusa hanyuma byiza nibiza ntuwaboneke kandi uri umushuti wanjye so niyo mpamvu rero nifuza ko ku gatandatu wazaza mani tugahavinga fun tu wenda ukoze kubumwe ariko abana nsaba ndi busy ntabwo naboneka kabisa hari akagahunda nari mfite gahunda yihe mani yatuma utaza utitabira ubutumire bwawe murumva biranungwa nyine hari akagahunda nari mfite gusa nabanga umwari mukoze nyine kuntekereza ko nanjye ngomba kuba mari muri iyo shuri nkayirya ariko buriya turaziranye bihagije turaziranye ntunkwebye kubera ko wenda wumva ngo aranive wenda iyo wahoze ari lava wawe ukaba wenda bro ntiwigwinkwepa wowe ni ibintu bisanzwe ni ibintu biri simple man ese ko tugiye ibintu bisanzwe man rero n'ejo bundi ahubwo hazanomera ukaba wati ngo nzabambariye mu bukwe bwawe rero reka mubwire wenda ariko nimvuga gutyo numve nawe turi kuganira nta shyari ntaki ariko nyine man uri umuntu wakunze mutashwanye n'iki nawe uri kubyumva mana mu mukoro ntago waza mu bintu by'ibirori n'iki ibintu nawe uvuga ati ninjye wakaba bikora ngo n'undi muntu abikora nibyo bishobora gutuma abantu batekereza nabi nkakora kose abandi bagiye bagerageza ariko njyewe nyine nanjye nzaba marerega mu buryo bw'umwuka nzaba mbareba nyine tu like ku masitati no kubitaho ndeba mvuga ati kabisa hashye bigurumanye cyangwa bisa ntiwambabare se ntigutumire nk'ifresh njyewe nta kibazo mfite yaba ahubwo yaba nta kibazo kabisa ariko nyine mani nawe wishyire muri nuza yanjye ntabwo byakunda kabisa ahubwo reka bacomoke dore nanjye hari utuboro tune mfite no kuma mvuga ati ngomba kuhaba anytime ko ngiye buriya kabisa anytime wanjye naho ikintu icyo cyose nyine tumwe inshuti yawe ndahari kabisa uvanye n'ibyo bintu reka nkumve niko kubangamira ubu nyine aha urankoshona aribi okay fine
arya wasize ufunguye cyangwa agize mwane ndebe ibyari Okay, ntabi mwana. Aba nakurenganya kabisa. asaho yagagiye Sasa bwari bwije. sigaho ntubimbwire iki se kundi ukiryamye ko wakunda uburyamye niyo ngo bagutunganyije aha nubwo ubona ndyamye ndateguye namaze no kwambara byose ni ukuta tugenda noneho udahamagare wa mushoferi wawe rero muhamagara rega keza ndabizi wenda ushaka kugira ubwoba pe bw'ibi bintu ariko nk'uko kuri muganga yari yakubwiye ibyo byose birabona ntabwo ari ibintu bikomeye bituma wongera ujya mu bitaro ngo urware igihe kinini ndakeka ari nk'ibintu agiye ku ari ugushyiramo ibyibuze ugatangira gutambuka gake 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 cyabyibuye bica ubwoba ubwo ndabufite mfite ubwoba ntushaka kwiyumvisha ko mu buzima bwanjye nabayeho ntazi life yo kwa muganga nageze kwa muganga rimwe ngiye kubyara no muri cya gihe baduteraga inkingo ngo za covid ariko ubu nibwo navuga ngo noneho ngiye kwa muganga narwaye mfite ubwoba ibyo byo birumvikana nanjye barasa nakubeshya kwa muganga ntabwo ari ibintu byanjye pe biratinyitse ndabyumva gusa nyine ugomba kwiyaturaho amagambo meza ugomba kwiyaturaho kuri bumere neza buriya akenshi rega ibintu umuntu yiyatuyeho nibyo bimuba ariko wanjye reka kubeshya ubu se ni ukuvuga yuko aba bantu batuye isi bose batazi kwiyaturiraho ibintu byiza ninde muntu utajya wiyaturiraho kuzaba umukire ukagira amafaranga menshi ukagira ubuzima bwiza cyose cyadanje ibimodoka twese turabifite se rega icya mbere bijyana no kwizera kwawe ushobora kuba ubivuga ukabyatura ariko ufite kwizera gukeya cyangwa se ari n'igihe cyose utarashyika rero igihe cy'Imana cyo ntabwo umuntu avuga gusa ngo ibintu bihite bikoreka biba bifite igihe cyabyo nzi n'abapfuye batabibonye kandi babyifuzaga gusa igihe cy'umuntu kiba ari ryari rero nuzana ibyo bintu by'ubwoba n'amaganya udafite kwizera wowe kora ibyawe bikureba noneho dutegereze iby'Imana ikintu ugomba gukora ni ukwizera ukumva nyine ko umuganga ashoboye ukamwizera agakora ibyo agomba gukora nawe ugakurikiza amabwiriza ya muganga rega buriya muganga ni nkaho ariyo mana yo ku isi ibintu muganga buriya nawe arakanika aravura ke ubwo nyine Imana ibibemo turagiye ariko tugiye wumve ko mfite ubwoba ndize ariko mfite n'ubwoba ubwo nawe ubwo ntabwo bwabura pe nanjye nyine karagera bakakazamo umuntu ntabwo bwabura ariko nanone ugomba gukomera kuko nta kindi kintu umuntu yakora ahubwo reka duhamagare muganga ngo muganga ubwo rero kubera ko twavugaga iby'abaganga umushoferi aze tugende muhamagare kanguka uhamagara mu izina wowe Scott nta burenganzira ufite bwo kuhamagara mu izina uranyumva neza nta burenganzira ufite bwo kuhamagara mu izina nta soni urareba ukabona Scott uzi n'ubwenge ufite n'uburyo unzi bikwemerera kujya kunanga kuri polisi wowe umva ko biguha uburenganzira bwo kunanga kuri polisi cyangwa waranyibagiwe yego waranyibagiwe
No, ndimo ndavugana nawe Kevin. ese siko niwe uri inyuma y'ibi byose uzi ko urinda shima ninjye ntashima cyangwa ni wowe ntashima ahubwo nyuma y'ibyo nagukoreye akazi umvaga kuri ujye muri gereza nkaza gukuramo njyewe nagukurikirana njyewe nkaza kugushaka naho uri umwana wanjye naho uri mama wanjye yego ibyo twacagamo byose wari ubizi wari uzi amategeko n'amabwiriza y'imirimo twakoraga wari ubizi nyuma urarengera wowe ubwawe urifata iyo nawe ushaka kuneza polisi amagambo yose wagiye uvuga muri polisi yagiragaho ntabwo ibyo ngibyo ubizi ariko reka tubyoroshye kuko uri mu biganza byanjye kandi n'ibiganza bizo kandi ngira ngo urabizi ko Scott iyo nafashe umuntu wamemukiye wabaza birushije ibyo urabizi ako ese Scott niwe utaramemukiye nawe utaramemukiye ushobora kuba warariye ntuhabi niko bitekereza kumva ko Scott nzaguhaza umva ko Scott naguhaza ubuzima bwawe bwose umva ko Scott uzafungwa nkaza kugushaka aho wagiye wowe twatojwe kwirwanya ibyo ariko mu gihe kinini urabyumva ariko warabyirengagije wabirenze hanyuma uzahagarika ubwo wabirenzeho rero ndagira ngo mwereke ko wakinnye n'umuriro kandi umuriro wakinnye ugiye kugutwika aka kanya sura yamaze mumenyeho wayabonye ngiye kugukorera ibirenze ibi kandi bidatinze mama ndi kumwe nawe ese Kevin hari misiyo nimwe nigeze mwoherezaho simwishyure wowe hari uzi yabayeho nigeze ngo simwishyure ntabwo byaraga bihagije hari ibindi wari ukeneye birenze ibyo ngibyo ariko kuko kudashima kwawe ubuzima bwawe urabuhemukiye kikwereka ko nta mikino ufite kumana ibindi bitwana bikimura amani bikarangira Kevin nabyo nyine nawe ntabyo warirengeje hanyuma dufite ibyumba by'abaganga ari kwa muganga rero abaganga bacu ubwo baramukubitaguye nyumvire rwose sinakubwiye Scott ubwo yaramuhondaguye yaramukubise cyane